gace karuhura umutima. Turi mu isaha rwose nziza ruhura umutima, isaha yo kongera kwibuka umukunzi wawe, isaha yo kongera gutekereza ku byo umukunzi wawe gukorera umunsi ku munsi, isaha kandi yo kongera kwibuka umuryango wawe. Wa mugabo we, turi mu isaha yo kongera kwibuka ko mu rugo iwawe ariho ugomba kuruhukira. Wa mugore we, turi mu isaha yo kuruhura umutima, isaha yo kukwibutsa ko mu rugo iwawe ariho honyine h'ijuru rito, ariho honyine wakirwa nk'umwamikazi. Turi mu isaha kandi yaruhura umutima, yongera kukwibutsa bya bihe wagiranye n'umukunzi wawe, ikwibutsa inkuru z'urukundo, ikakwibutsa kandi inzira nziza yo gutanga imbabazi no gusaba imbabazi hagati y'abashakanye. Ntabwo byari bikwiriye ko wakumva umukunzi wawe ko mwashwanye ufata umuhoro umuteme cyangwa se afata icyuma kimute. Ntabwo byari bikwiriye mu muryango mwiza w'Abanyarwanda. Ndakwinginze ngo unyumve ngo iyi saha uyifate nk'intwaro yo kukwinjiza mu rukundo rwa nyarwo. Ni isaha kandi igufasha kumenya ko wakunda umukunzi wawe. Hari igihe uba wicaye aho ngaho kuba ati ndakuriki kugira ngo umukunzi wanjye anyumve, ndakuriki kugira ngo umukunzi wanjye byibura abone ko muri hafi. Ni byinshi wigira kuri iyi saha kuko igufasha kongera kwinjira kuri ya ndiba, kuri ya soko y'ukuri ku rukundo. Isanamitima rikiyongera mu Banyarwanda. Nitwa Eric Nshimiyimana. Twarakundanye tumaze gukundana, ubwo nasoje primaire twese turatsinda, wajya kwiga mu majyepfo njya kwiga mu majyaruguru. Urukundo namukundaga rwa rundi rwa rukundo rwa primaire nyine, ubona ko nta mbaraga rufite, ariko muri make ndabyibuka agapapuro yigeze kunyandikira ndi mu wa 4 primaire, arambwira ngo arankunda kandi yifuza ko nazamubera umugore. Ntabwo muri make ibyo nari mbizi, ariko nari nzi ko kuba umugore cyari. Ibyo byanatumye kandi binyereka icyizere yo kumeza kumukunda. Maze ubwo turi muri party isoza amashuri yacu ya primaire, yarongeye arambwira ngo Kamaliza ndagukunda cyane. Ndabyibuka ifoto twifotozanyije, yari gafotozi bitaga Samu, hariya mu mudugudu wa Mutumba, ni mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Gatunda. Gafotozi Samu, hariya rwose nkwifuriza ibihe byiza, ubona abaturanyi bawe mama Manzi na papa Manzi cyangwa se Magezi, reka twifuriza ibihe byiza, hamwe n'umuturanyi witwa Rutsinzi, mwarimu rwose, mwarimu wanjye w'ibihe byose, hamwe n'umubyeyi nawe wanyigishije witwaga Janine, reka twifuriza ibihe byiza. Reka nkomeze inkuru ya ruhura umutima. Ubwo yagiye kwiga mu majyepfo, njyewe njya kwiga mu majyaruguru. Uyu twabaga tuvuye mu biruhuko, nakoraga ibishoboka byose mu gihe ngiye ku ishuri, nkemera nkajya guca i Nyabugogo kugira ngo mpure nawe, kuko kuva twasoza primaire ntabwo yongeye kugaruka kuba iburasirazuba. Yakomeje kujya kwibera iwabo Rwamagana kuko niho bari barimukiye. Mu by'ukuri Kamaliza naramukundaga cyane bishoboka,
ko numvaga ko azogomba kumbera umufasha. Rimwe twahuriye Nyabugogo turicara turaganira birangira imodoka twese zidusize. Imodoka igomba kumutwara mu majyaruguru mu karere ka Musanze byarangiye imusize. Nanjye byagombaga kuba imodoka bakuntwara i Butare muri groupe officiel Butare byarangiye insize. Mu by'ukuri nta n'itike nari mfite, ariko Kamaliza yanyishyuriye itike njya kwiga. Gusa sinamenye ngo yageze ku ishuri gute kuko nta matelefone twari dufite, ariko mu kiruhuko gikurikira twaje gutaha n'undi duhura Nyabugogo, ambwira ko yageze ku ishuri ryabo mu karere ka Musanze asanga amasaha yo kwinjira yarangiye. Kamaliza nibwo baje kumuha igihano cy'uko agomba gusubira mu rugo akazana umubyeyi akazavuga aho yatindiye. Gusa njye nagize amahirwe, imodoka igera ku ishuri kare, ninjira mu kigo ndiga ntibisanzwe. Mu rukundo rwanjye na Kamaliza nta kindi cyabaga usibye kumva ko twese twagomba kuba ba mbere. Gusa njye yarigenda namutenguhaga nkaba n'uwa kabiri wa gatatu, ariko mu ntego yari yarampaye ntabwo yabaga uwa kabiri cyangwa gatatu, yabaga uwa mbere igihe cyose. N'urukundo urukundo rwanjye na Kamaliza rwarakomeje rurakomera cyane ruratutumba. Twasangiraga kabisi n'agahiye. Ubwo naje kwemera mu kiruhuko ndi mwaka wa 5 nza gusura Kamaliza wawe Rwama. Baranyakiriye, numva ndanezerewe, mbona nta kibazo ntari. Ariko agashya kabaye nuko icyo gihe Kamaliza yabwiye iwabo batuye niwo muhungu dukundana. Ikintu cyabaye, Kamaliza umunsi yarakubiswe. Kamaliza ku mugoroba yamamagaye ambwira ko yakubiswe. Ndamubaza si byagenze gute. Yansubize mu magambo meza ariko yuje ikiniga. Arambwira ati, Mugisha ABELLI, nzakomeza kugukunda niba shaka bazanyice. Ndamubaza please mbwira byagenze gute, ndakwinginze. Arambwira ati, nta kindi ndimo ndazira urukundo nk'uko. Mugisha ABELLI, mu rugo bambwiye ko tudahuje ubwoko, nta naho duhuriye, bidashoboka ko twakundana, bidashoboka ko nazakubera umufasha. Dani nyamaza Mugisha ABELLI ndamukunda. Bakomeje kunkubita, nemera ko tutazabana, nemera ko ntaho nzongera guhura nawe, nemera ko ntaho nzongera kuvugana nawe, nemera kandi ko na nimero yawe nyitsiba, na telefone umunsi barayinyatse. Umunsi ijoro ryambereye ribi, uwo munsi ijoro ryambereye rirerire, uwo munsi ijoro ryambereye nka rya ririmo inkuba zikubita, ijoro ryambereye nk'irimo inarije irya izindi nyamaswa ikazimara, ijoro ryambereye icuraburindi, ijoro ryambereye umwijima ukatarabona. Sagahinda samarira byose byazaga mu mutima wanjye. Natekerezaga umukundwa nkunda Kamaliza, nkumva nta wundi mukobwa nakunda mu buzima bwanjye. Abakobwa bose banyandikiye ko bankunda, nta n'umwe nigeze nsubiza, usibye ko narwanaga nabo ku ishuri banzize ko ntabakunda kubera yuko nkunda Kamaliza.
natangiye kwibaza se Mugisha Abeli ndaziri ibyo by'amoko ndahurira he nabyo? Mugisha Abeli ndimo ndazira iki? Nk'ibisanzwe mu wa gatandatu nibwo tugeze ku ishuri tugiye kujya mu mwaka wa gatandatu, naragiye n'ubundi ahantu twahuriraga Nyabugogo, ya masa twabaga twahanye ndabandi ndicara, ariko numvaga n'ubundi ko byarangiye. Narahicaye ndategereza, isaha ziragera, umukobwa ndamubura. Nyimara kumubura nafashe ivarisi ndangije ndasunika ndakura ngo ubu nyine nigendere ntakunda, unakundaga ndamubuze. Imirabyo yarakubise, mu maso hajya harahinduka, ikirere gisa naho kimpindukiyeho, ariko byose byatewe nuko ubwo nahagurukaga nagiye kumva ijwi rimpamagara ngo Abeli. Narahindukiye, ntabwo nzi ukuntu nakase, nahindukiye ndeba inyuma nsanga ni Kamaliza umukungu. Nabaye nkuri kurota, nabaye mbese ntazi ibyo ndimo, ntazi aho ndi, nuko ndamuhobera. Kamaliza amaswiti ati ni weho? Niyo magambo navuze uwo munsi. Yarambwe ngo humura ni njyewe Abeli, nza kurwanirira, please nzakomeza kugukunda nibashake bazana. Ubwo twaragiye umwaka wa gatandatu turiga turasoza, amashuri yisumbuye turayasoza, na kaminuza nayo turayisoza. Ubwo twatu muri graduation twagaraduwetingiye icyarimwe. Mu kibuga cyariya kuri St. Aloys Musanze hafi na Ines Ruhengeri niho graduation yacu yabereye, kuko twese twigaga muri kaminuza ya Ines Ruhengeri. Twarishimye, turanywa, turarya, ariko n'ubundi iwabo baramuvuga ati sheri wawe n'uwowe. Kamaliza ndabyibuka yaraturitse ararira, nari ndi kumurebera hakurya, sinamwegeraga kuko nari nzi neza ko famiye iri aho hafi. Yaravuga ati nta mushiri mfite. Pati yararangiye, Kamaliza asubira iwabo i Rwamagana, nanjye nitahira iwacu muri Gatunda. Igihe cyarageze nsaba Kamaliza ko tugomba kubana. Nabaye nk'uworosora gwabyukaga. Mu magambo yarambwiye ati Abeli, naragukunze nifuje ko nzakubera umugore nk'uko wabyifuzaga nawe. Iby'ubukwe ntago turabijyamo kuko iwacu ntibabyemera, bararabankuyeho. Ntabwo natinyuka kubabwira ngo dutuye he cyangwa tuzaba he. Ndabyibuka yaraje tujya ku murenge turasinya, imbere y'amategeko turasezerana. Ntawe ubizi, mama atabizi, data atabizi, famiye itabizi, ni wabo batabizi. Nabikoze njyewe ku giti cyane. Nzamura ikiganza, Kamaliza mugore mwiza, nzagukunda byiteka ryose, nzakubaha kandi nkubahiye, nzakomeza kugukunda nk'uko wankunze rukundo rwawe. Isezerano ndaritanga. Eric, impamvu Ubuhamya nabuguhaye,
mpamvu ubuhamya nabuguhaye ni burebure cyane, gusa aka kanya tuvugana mfite abana babiri, umukobwa n'umuhungu. Njye n'umugore wanjye Kamaliza tumeze neza. Igitangaje, famiye zaje kubona ko ibyo bari barimo byose byari ubusa, baratugarukiye baza kudusura. Ubu turi umuryango ushima Imana. Ibyo byitwa ngo n'amoko ntabwo tuzi aho byagiye, ibyo kuvuga ngo ntitwabana ngo simfite iki ntabwo tuzi aho byagiye. Ubu turabana, turi umuryango abandi bafatiraho urugero. Ngiyi inkuru y'urukundo rwanjye, wakuze cyane reka kunyumva. Reka nshimire uyu musore witwa ABELLI Mugisha, nshimire kandi n'uyu mufasha wewe witwa KAMALIZA. N'amazina twakoresheje kuko amazina yabo ya nyayo kubw'umutekano wabo ntabwo bifuze ko tuyashyira hanze, ariko wifuza kuzasura uyu muryango nta kibazo, wazaza ukabasura, ubundi wazamamagara nta kibazo, ukazagenda ukabafatiraho urugero ukanabamenya. Niba ushaka kuduha ubuhamya bw'urukundo bwaba bwiza cyangwa se bubabaje, twareke kuri 08 8 1 nitwa Eric Nshimiyimana, Ruhura umutima. Naho ngaho isaha yacu komereje ya Ruhura umutima.